Muri gahunda y'imyaka 7 ya Guverinoma y'u Rwanda yihaye intego yo gukwirakwiza ibikorwaremezo hirya no hino mu Rwanda, abanyarwanda bakaba bemeza ko umuntu uheruka mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi yatangazwa n'ibikorwa byagezweho. Abahanga mu iterambere bashimangira ko ibikorwaremezo ari inkingi ya mwamba mu iterambere rya buri gihugu. Muri gahunda ya Guverinoma y'imyaka 7 leta yiyemeje gukwirakwiza ibikorwaremezo bigezweho hirya no hino mu Rwanda, haba mu mijyi no mu byaro. Nyamara kuri bamwe intego y'u Rwanda rwihaye zagaragaraga nk'izihambaye, ariko abaturage batangaza ko ibyakozwe n'ibiri imbere bifite agaciro kanini. Leta nta kwitagize. Leta yakoze ibyo ari byo byose yari yaremereye abaturage, twabigezeho ndetse mbona twaranabirengejeho. Ibikorwa remezo ni ikimenyetso cy'iterambere. Niba twari dufite imodoka wenda zigera ku bihumbi 10 uyu munsi hakaba hari imodoka miliyoni, nuko abantu baba barabonye agafaranga bakagura. Iyo babaga mu nzu ya etage imwe bikagera ku nzu ya etage zirenga 10, icyo ni kimwe mu mpinduka zigaragaza iterambere. Kuvuga ibintu byakozwe muri imyaka 7 keretse umpaye umwanya uhagije tukicara nkabikubwira byose kuko ni byinshi. Ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yiyamazaga mu mwaka wa 2010 yasezeranyije abanyarwanda ibikorwa by'iterambere birimo ibikorwa remezo, uburezi kuri bose, kurandura ubukene no kwihaza mu biribwa, bashyirirwaho uburyo bunoze bwo kwiteza imbere. Hagati y'umwaka wa 2012 na 2017 hatangiye kongerwa ibikorwa remezo bimwe byatumye u Rwanda ruhindura isura. Aha nibwo inzu zigezweho zitigeze zibaho mu mateka y'u Rwanda zatangiye kuzamurwa cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Izi nzu zaje zisimbura inzu zari zisanzwe zubatswe mu buryo bw'akajagari. Stephen Ruzibiza, umuyobozi w'urugaga rw'abikorera PSF, avuga ko ibikorwa remezo bimaze kugerwaho biri ku rwego rushimishije, gusa ni ku bufatanye hagati y'abashoramari ndetse na leta y'u Rwanda. Icyambere ni ukuborohereza production ku biciro biri hasi nanone, kuko umuriro ni input muri production ya industry. So iyo igiciro cy'umuriro kiri hasi bituma nawe ibintu bizava mu ruganda rwe azabishyira ku giciro gishobora kuba cyaba affordable ku isoko. Icya kabiri, hari igihe ubu tuvuga, hari igihe umuntu ushoramari yazaga mu Rwanda yabaza umuriro ugasanga ari bukoresha umuriro urimo koreshwa mu gihugu hose akaba yagenda. None ubu turimo kuvuga ko umuriro uhari nabura ushobora no kuba wakoreshwa hasi ku giciro giciriritse. Ikiza cy'ibyo nanone nicyo navuze mvuga ntukirebera mu nzego ebyiri. Nuvuga ngo nubwo igiciro kiri hasi ariko hari n'umuriro, nuvuga ngo uruganda rwari rwaraniwe kuza cyagiye rushobora kuza ubu nguso kureshya abashoramari birashoboka, ariko urwego rw'uko ibiciro biri hasi ariko urwego yuko n'uwo muriro uhari. Imibare itangwa na Minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko muri gahunda y'imyaka 7 bimaze kugerwaho ku mpuzandengo iri hejuru ya 80% y'ibikorwa byarangiye, ibindi bikaba biri hafi kurangira. Ibi bikaba bitanga icyizere cy'uko muri Kanama ubwo abanyarwanda bazaba batora umukuru w'igihugu uzabahagararira muri manda itaha bizaba byaragezweho 100%. Ibikorwa remezo byagezweho birimo kugeza umuriro n'amazi meza ku banyarwanda, kubaka imihanda, inzu zigezweho, amashuri n'amasoko, ndetse no guteza imbere ubwikorezi bw'ibintu n'abantu ku butaka no mu kirere. Aho mu mwaka wa 2010 mu Rwanda hari indege 5 ebyiri muri zo nizo zari za sosiyete ya Rwandair, nyamara kugeza ubu bafite indege 6 zabo, ndetse hakaba harubatswe ikibuga cy'indege cya Kanombe ku buryo mpuzamahanga. Viziane Nitasiye, Clouds TV.